bitanu by'ingenzi umuntu atakwirengagiza ibyo twita allergy ku ruhu bitewe imyambarire byo yateye imbere kuko hari abantu benshi bambaye ibintu ukabona ni market nziza. This is the best station. You don't even tune your TV because this is the right time you can be seeing nice fashionista. Twongeye kwa ikaze bakunze ikiganiro Tsapa Fashion tunawe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tubabwira ko cyari ikiganiro mukurikira buri ku cyumweru isa moya n'igice z'umugoroba gihe cyatuye kandi giye kukibagezaho ndi iradukunda Mia Benedict. Munyemerere nongeye mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi mbabwira ko ikiganiro cy'uyu munsi kitari buze kuba nkuko bisanzwe aho ikiganiro cy'uyu munsi cyaza kubamo turaza kuza kwibanda by'umwihariko kuri Made in Rwanda Award na 19 yabereye Convention Center. Buri munsi rero muraza kuza gukurikirana uko iyo event yagenze yose ndetse nanabashimira mwese mwabashije gutora mugashyigikira aba nominees banyu mu byiciro bigiye bitandukanye. Mu masaha y'isa moya z'umugoroba nibwo igitaramo Made in Rwanda Award 19 cyari gitangiye. Mbere yuko igikorwa nyamukuru gitangira abari bakitabiriye babanje gususurutswa n'umuziki ndetse hanagaragazwa imyenda itandukanye. Ahagana isa 2:30 z'umugoroba rero nibwo igikorwa nyamukuru cyo gutanga award ku banominees bari babashije gutsinda nibwo icyo gikorwa cyatangiye. The Made in Rwanda Awards season 2 ushoro ya kabiri murabizi dushize what happened. It was really nice this time around twahise kubishyira kuri Convention Center. Watsinze ni Tsapa Fashion. Igihembo cyabimburiye ibindi bihembo rero ni igihembo cyahawe ikiganiro kivuga ku mideli icy'umwaka aricyo kiganiro cyacu cya Tsapa Fashion gica kuri TV1. Igihembo cya kabiri rero cyari kibirori by'imideli by'umwaka kikaba cyarahawe Rwanda Culture Fashion Show. Igihembo cya gatatu rero cyari cy'umukinnyi wa filime w'umwaka kikaba cyarahawe Bahavu Diane wo muri City Made. Igihembo cya kane rero cyabaye itorero rya Kinyarwanda ry'umwaka kikaba cyarahawe itorero Nyamibwa. Igihembo cya gatanu rero cyahawe filime y'uruhererekane y'umwaka. Igihembo nacyo kikaba cyarahawe filime ica kuri televiziyo Rwanda ariyo Seburikoko. Igihembo cya gatandatu rero cyahawe ikiganiro cya siporo cy'umwaka kikaba cyarahawe ikiganiro cya Ten Sports yo kuri Radio 10. Igihembo cy'indero cyatanzwe ni igihembo cyahawe abanyarwenya b'umwaka kikaba cyarahawe Daymakers. Ikindi gihembo rero cyatanzwe ni igihembo cyahawe umukinnyi wa filime w'umwaka. Iki gihembo kikaba cyarahawe Ndayizeye Emmanuel uzwi nka Nick ukina muri City Made. Ikindi gihembo rero ni icy'umunyamideli w'umugabo w'umwaka kikaba cyarahawe Sekamana Eric. Ikindi gihembo rero cyatanzwe ni icy'umusobanuzi wa filime w'umwaka kikaba cyarahawe Rocky Kirabiranye. Ikindi gihembo rero cyahawe indirimbo ihimbaza Imana y'umwaka kikaba cyarahawe indirimbo Ndanyuzwe ya Rine Gahongayire. Igihembo cy'indirimbo y'umwaka rero cyahawe indirimbo Maria Jeanne ariyo mu musanzwe menyereye nk'igisupusupu ya Sengiyumva François. Abafana banjye nanjye ubwanjye sinari nzi ko naturwa rwose
rwose ndabashimira n'ibyishimo byinshi birenze kumukora sinari nzi ko nakandagira hano na rimwe kandi murakoze ariko nkashimira na manager wanjye ntabwo namwibagiwe. Thank you so much. Thank you so much. Arakaze cyane kandi n'umuyobozi wacu w'indege kudufasha kuba igisupuko. Igihembo cy'indi rero cyahawe inzu ifasha abahanzi y'umwaka kikaba cyarahawe The Main. Igihembo rero cya radio y'umwaka cyahawe Kiss FM. Igihembo rero cyahawe umuhanzikazi w'umwaka cyahawe Clarisse Karasira. Igihembo rero cyahawe umuhanzi w'umwaka cyahawe Cyusa Ibrahim. Igihembo cy'umunyamideli rero w'umugore w'umwaka cyahawe Teta Christelle. Igihembo rero cy'umudesign cyangwa umunyamideli w'umwaka cyahawe Designer Delphines. Igihembo rero cy'umufotozi w'umwaka cyahawe Shane Scott. Igihembo rero cya Best Makeup Artists w'umwaka cyahawe Suva Love Beauty. Ikindi gihembo rero cyari iki kiganiro gica kuri televiziyo cy'imyidagaduro cyahawe Flash Mix Entertainment TV Show. Ikindi gihembo rero cyari cy'umu DJ w'umwaka cyahawe DJ Mila. Ikindi gihembo rero cyahawe uw'igitsina gore uvuga rikijyana kikaba cyarahawe Mutesi Jory Miss Rwanda 2016. Nk'uko mwabonye rero Made in Rwanda Award 2019 yagenze neza, hajemo abantu benshi ndetse by'umwihariko abastar bagiye batandukanye. Rero reka turebere hamwe bamwe bagiye bahabwa ama award batubwira ukuntu babyumva ndetse nuko babonye award ndetse n'ibyumviro byabo uko bameze muri aka kanya mo guhabwa award. Mubo twaganiriye rero bari babashe kwitabira iki gitaramo cyangwa se ino Made in Rwanda Award 2019 ariyo edition ya kabiri. Harimo Clapton Kibonke waje aherekeje abasore be muri Daymakers ndetse banatwaye n'igihembo cya Best Comedian of the Year. Rero Clapton karatubwiye uburyo yishimiye iki gihembo ndetse ko ari na motivation nini ikomeye ku byo bakora ndetse ko binabagaragariza cyane ko abanyarwanda ndetse n'abandi bose basha kubona ibikorwa abakora. Mo twaganiriye kandi twaganiriye na Emmanuel Ndayizeye ariwe Nick umusanzwe umenyereye muri City Made. Rero akaba nawe yaratubwiye byinshi ndetse nuko yiyumva nyuma yo gutwara igihembo cyangwa se award ya Best Actor of the Year. Mu by'ukuri ndishimye cyane kandi sinzi ko none abagabo bajya bagaragaza ibyishimo niyo navuze nduru ntabwo mbizi ariko ku mutima ndishimye cyane mbwe ku mutima ndishimye kuko bino ni bituma tugira imbaraga zo gukomeza gukora ibyo twakora twabigiramo imbaraga. Shimiye Imana, shimiye abafana mwese mwantoye nirirwaga postinga cyangwa nohereza mukantora iki ni cyanyu iki ni igikombe cy'abanyarwanda. Shimiye Imana kandi ko mbaye umukinnyi mwiza wa 2019. Nyuma yo kuganira rero na bamwe bitabiriye ino award ndetse na bamwe bahawe award, reka tuganire ndetse tunumve byinshi uwateguye ino award atubwira ariwe Mugisha Emmanuel. Nko mwabibonye rero iyi yari event ya Made in Rwanda niyo yari imaze kurangira ntangaha yabereye Convention Center. Rero ubu ngo turi kumwe n'uwayiteguye cyangwa wayiri directinze tugiye kugenda atuganirize byinshi ndetse atubwire byinshi uburyo bayiteguye ndetse n'impamvu ya Made in Rwanda ndetse nuko yagenze muri rusange. Twongeye kubaha ikaze. Murakoze. Nitwa Mugisha Emmanuel wamagarariye Karisimbi Events ariyo yateguye Made in Rwanda Awards ibaye ku nshuro ya kabiri. Iya mbere ikaba yarabaye umwaka ushize mu kwa gatanu. Tukaba twari hano gukora iya kabiri nk'uko mwayibonye. Nk'uko byari bisanzwe dusanzwe tumenyereye ayandi marushanwa atandukanye by'umwihariko y'abahanzi za Salax n'ibindi. Ese watubwira by'umwihariko kubera iki mwatekereje Made in Rwanda? Twatekereje Made in Rwanda mu rwego rwo kunganira gahunda ya leta
yo gukundisha abanyarwanda iby'iwacu. Iyo tuvuze iby'iwacu bikorerwa hari ibintu byinshi nyine twumva, hari ibikorerwa iwacu, hari n'ibisanzwe nyine bidafatika ariko by'iwacu bisanzwe. Ni buryo twazanyemo amakategori menshi ataramenyerewe, twavuye mu bintu bikora bya production bisanzwe, tuvuge nk'imyenda, ibyo kunywa, ibyo kurya, no tujya no muri ibyo bita lifestyle cyangwa imibereho ya umunsi ku munsi, harimo ubuhanzi, ubugeni, imideri, ku buryo buri kintu cyose dushaka ko haba iyo mindset yo kumva ko iby'iwacu ari biriya bifatika gusa, yahinduka none buri kintu cyose umuntu akora akagikora yumva ko agomba kugiha agaciro, hakazamo indangagaciro nyarwanda. Ni muri urwo rwego twafashije ibyo byose. Niyo tandukaniro n'ayandi marushanwa wari musanzwe muzi y'umuziki gusa, twe turashaka ibintu byose bikorerwa mu Rwanda ko byagira indangagaciro nyarwanda, bikaba abantu bakarushaho gukundisha abantu iby'iwacu, kubakangurira no kubashishikariza gukunda iby'iwacu. Iyi ngiyi Made in Rwanda yabaye kuri uyu munsi, yari edition ya kabiri, hari edition ya mbere yabanje. Ese watubwira nihe tandukaniro yari hagati ya edition ya mbere yabanje ni edition ibaye ubu ngubu? Nk'uko bivuze, iri yabanje ya edition ya mbere, kandi ikintu cya mbere cyose kiba gifite kiba gigitangira nyine, so twatangiye gahoro. Ibyiciro byari bike ugereranyije n'iby'uyu mwaka. Umwaka ushize twibanze cyane nka 80% muri fashion, abanyamideli, abakora imyenda, abayipromotinga, aba designer, aba model, kuri fashion cyane. Ariko ubu twashyizemo abahanzi nibo barabibonye, ariko bafite style cyane ijyanye na gakondo, dushyiramo bagasobanuye ko abantu bose ni Ikinyarwanda, bafasha bumva Ikinyarwanda kumva Ikinyarwanda, nyine babikora mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Abanyamakuru, tureba aba models nk'uko bya bisanzwe, ariko no tujya tureba na bya bindi bikorwa nyine bisanzwe, abakora ibyo kunywa, abakora ibyo kurya, abakora udushya, abagira udushya bahanga, byose turabira. So ibyiciro byari byinshi cyane. Umwaka ushize byari 15, mu mwaka byabaye 34. Ko twabonye mwatanze ama award, ndetse munatanga mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye, kandi kuri buri byiciro harimo abanominizi bagiye batandukanye. Ese kugira ngo mutange zira award mugendera kuki kuri imwe kugira ngo zigere kuba donc uwatsinze abari gutsinda koko? Icyambere kugira ngo hagaragare abajya guhatana, tuba dukora research, tureba se niki gikunzwe, nibi abantu b'Abanyarwanda bashaka, nibi bakonsoma cyane, noneho ku buryo ibyo bintu bigira impact umunsi ku munsi. Harimo umuziki, harimo sport, harimo imideri, ibyo byose ni ibintu Abanyarwanda b'umunsi ku munsi. So twarangiza tugashyiraho bita public nominations, tugira urubuga twifashisha ikoranabuhanga ko n'uburyo ushobora gupima, ni nk'igipimo bifashisha kugira ngo umenye ibyo abantu batekereza kuri ibyo bintu ugiye gukora. So tugashyiraho tukabwira tukamenyesha, tukabwira nabo bireba, abo ngabo twashyemo bagapostinga ku mbuga nkoranyamabaga, noneho bakurikira bagatora. Za mbuga nkoranyamabaga tuzi kubera challenges cyangwa imbogamizi tuba tuzi z'ikoranabuhanga zishobora kubaho, tubiha 60%, hanyuma 40% n'ahandi tureba, tukareba achievements z'umuntu yagize ku mwaka mu byiciro bitandukanye, niba ari umuhanzi, niba ari umunyamideli, niba cyanyuma ayo manota tukayatanga. Impamvu nyamukuru cyangwa mu mpamvu zituma mushyiraho no Made in Rwanda cyangwa mutegura no Made in Rwanda no kugira ngo promoting ibikorerwa iwacu, ibihangano bikorerwa iwacu. Ese nka ku ruhare rwawe ubona Abanyarwanda bamaze kumva kuri uyu rugero Made in Rwanda kugeza kuri ubu? Well, njyewe nk'ubusesenguzi bwanjye nasanze Abanyarwanda barimo kwitabira Made in Rwanda pe. Urugero nko muri event ukuntu abantu bari bambaye, nta nubwo twiriwe tuvuga dushyira nko kuri invitation cyangwa ngo abantu bazaza bambaye Made in Rwanda, ariko unarebye no ku mafoto ukareba byibuza nka 90% y'abaje babonaga imyambarire rwose ari ibintu byakorewe hano. So ikindi kubera na leta yagiye ibafasha igashyiramo imbaraga no
usanga n'ugiye no mu mabutike cyangwa hano usanga harimo ibintu byubuze ibintu bikorerwa hano byariyongereye ugereranyije n'indi myaka ishize. Uretse ibyo ngibyo ubu ndabona abantu barimo kubikunda no kubyitabira. Noneho turebye ukuntu noneho kuri event muri rusange turebye ukuntu yagenze neza cyane no ku maso abantu benshi babyishimiye ndetse bagiye rwose bigaragara no ku maso ko babyishimiye bimeze neza. Ese kuri wowe nihe message abasha kwitabira ino event ndetse n'abatabashije kuza kwitabira? Yego murakoze. Mu by'ukuri nk'uko nawe ubizi iyo uteguye igikorwa ndetse n'iyi event n'umuntu aramutse uteguye n'ubukwe ukabura ugatumira abantu ntibaze birababaza. So gutegura event nk'iyi ukabona abantu baje bayitabiriye birashimisha. Za mbaraga zose warakoresheje amajoro mwararaye mutegura na wumva byibuze uvuze ngo muhavunikiye ukuri. So turishimye kuba abantu baje bakitabira kandi turabashishikariza rwose bakomeze bakore neza kuko ubundi award ni n'indi myumvire dushaka kujya duhindure muri sector y'ama award. Twebwe turashaka kwibutsa abantu ko award idasimbura umukoresha wawe n'ubusanzwe n'umukozi cyangwa idasimbura business yawe, ahubwo ni ngagahimbaza musiki. Urumva ni nk'ikintu kiba kiza kwereka bya bintu nkora ese buriya bwose hari abantu babikurikira baha agaciro ibintu nkora. None ukavuga ngo niba hari n'uburyo bitakoraga neza ukikubita agashyi ukavuga okay reka ngerageze no gushyiramo imbaraga nkore neza ko ari abantu ndimo gukorera ntagajye bikorera. Hanyuma n'abandi nabo batabibamo bibatera bibamotiva bikatuma nabashaka kuza gukora iki kuza gufatanya nawe. So turabashishikariza bakomeze n'abatabonye award bari nomine batatwaye award ariko ntibivuze ko rwose batakoze neza ko igihe cyose haboneka watsinze umwe. Umwaka utaha ntiwamenya uko abantu bashobora kuvuza bavuga yenda ngo niba ari ikiganiro iki ngiki cyitwa gutya turabona aricyo cyakoze neza cyaduhaye amakuru meza cyaduhaye content neza ubuntu butabonye award bakagutora nawe ukayihabwa. Hari ikindi kibazo kindi, hari bamwe mu mwanomine nk'abagomba kuba abanominies muri iriya award nka junior ndetse bakivana mu banominies ko nabo bazakompeta n'abandi. Ese biriya wowe wabibonye cyangwa se byaba byaratewe n'iki? Yego nkuko nakubwiye tugitangira turacyafite ikibazo cy'imyumvire mindset tukirwana nacyo kumvisa ko abantu ari mu buryo umuntu agera ku rwego runaka akumva ari umustar cyangwa ari celebrity akumva we ari ufite izina rirusha irya award kandi ntibibaho. Mu by'ukuri niba ujya ukurikira ama international awards award ari ku rwego mpuzamahanga, urugero nka za BET, za Grammy Awards, muri sport za FIFA, za Ballon d'Or, ari ibyo umukinnyi nka Cristiano cyangwa Messi ntibakwiye bakitabira FIFA, Jay-Z cyangwa Beyonce, ba Kanye West niyo bakimara kumenyesha ko yabaye nomine arashimira. Urwego bagezeho babarirwa mu miliyari y'amadolari. Urumva so twebwe umuntu yumva afite ka achievement gato kumva izina gutya kumva award ntabwo baramenya agaciro ka award. So ubwo nk'icyo warumbaje abikuyemo rwose ntabwo byaduca intege twe bategura kuko ugiye kureba muri award yose yarafite abanominies 150 twari dufite ibyiciro 30 na buri cyiciro gifite byibuza abanominies 5. Abantu bavuyemo ni abantu batageze kuri 3 kandi uwo umwe vuga muri cyiciro urugero nabwo ni cyiciro cy'abasobanuzi ba filime iyo nza junior yavuyemo ari byo nigeze gusomba ku kinyamakuru kimwe ngo yavuze ngo bateguye nabi ngo bateguye nk'abategura ubukwe. So ukibaza ubwo bukwe butegurwa event ikabera ahantu nka convention center ikitabirwa n'aba guests mwabonye chairman wa PSF nagara umuntu woroshye muri gihugu agaguka akaza akitabira award minicom bakaza RDB bakaza badepite bakaza. Ubwo iyo award bo babahaye agaciro junior ataha agaciro. Junior no umuntu urenze cyane kurusha chairman wa PSF. So ibyo ngibyo nta kibazo. Ubwo arabavuze ngo yenda ashobora kwatinya competition kuko iyo mwaka cyangwa ushize wayitwaye Rocky public nabonye kandi uburyo yatowe rwose. Kandi ikindi buri ushaka kumenya umuntu niba yashtinye irushanwa
mbere yo ku event iba twari abakontaktinze bose aremera ko ari bukomeze abonye ashyize iminsi 3 bamusize bamukubye nka kabiri mu mazi ngo ngiye ngo mvuyemo so biba bigaragaza ko umuntu yatinye ariko turashaka kwinkarajinga abandi bose ko rwose award bari award so twebwe hari uburyo tukibifata nyine gutyo ariko ni industry igikura ikiri nshyashya cyane so ari kandi ikindi hari uburyo mwe mugira concept muzi ngo no kuza gufasha abari muri iyo industry ugasanga abo murimo kugerageza kugira ngo mufashe bo ubwabo ni bashaka kwifasha cyane bo barimo kugerageza kurwanya ibintu byiza mwagejeje kuzana. Urakoze cyane ikibazo gisa nk'ari ni cyanyuma hari ukuntu ino event yagenze ndetse n'ukuntu byagenze byose muri rusange ese watubwira kuri edition yawe ya gatatu dumwe tubwira ngo wenda umwaka utaha ese ukurikijwe ino event yagenze n'icyo ubona wenda ushobora guhindura kugira ngo wenda indi event y'ubutaha izagende neza kurushko uyu nguyu uyu munsi yagenze? Turacyafite imbogamizi zo kumenya amakategori yose kumenya abayarimo hari igihe ugira gutya ugasanga nyuma yaho hari umuntu umwe araje arakomplenize ese twese ko mutadushyizemo mugendera kuki kugira mufata ibintu nk'ibyo ngibyo so turimo kugerageza kujya dufata umwanya uhagije ku increasingana n'umubare w'abantu kugira ngo dufate impande zose zishoboka hanyuma turebe n'ubundi buryo bushoboka bwo kwempowaringa uretse award n'ibirangirira hari abantu benshi baba nyuma yaho bakeneye nka mentorship cyangwa kubafasha mu byo runaka bitandukanye usanga umuntu akora atwaye award ariko afite imbogamizi challenges ariko natwe tutashobora guhita dukemura so ashobora kubaho ubuvugizi ashobora partnership kubafasha muri capacity building so ntibirangiye muri award gusa hari ababireba mu buryo bw'amafaranga bashobora kuzakagwa prize gusa ariko amafaranga ushobora kuza ukayaryana yakarangira ako kanya ariko turashaka ko edition ya gatatu tugire tukajya campaign turashaka gukora campaign mu gihugu cyose bijyanye no gukundisha abantu bya made in Rwanda hanyuma finally iyo campaign ijya gusoza aho turimo gutangira nizo awards twageze ku bantu bose bishoboka so ndumva ari ibyo bibiri dushaka kwimprovinga no kwegera cyane abo bireba kandi tukincreasinga no gufasha bamwe muri bo okay haraba bamaze kugera yenda bafite urwego rwiza bariho mu byo bakora bakeneye motivation gusa yo award ariko n'abandi baba bagikeneye ko hari ubundi bufasha bajya n'ibyo ngibyo turashaka kugereza kugira ubuvugizi ubundi tugira ku buryo award giza ikagira impact irushijeho gufasha kuri wa muntu yitwaye. Mbere yuko dusozera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntabwo nagenda nabashimiye by'umwihariko muri mwese mwaduha amahirwe yo kubasha gutorwa ndetse no kubasha kuba twatwara award muri Made in Rwanda Award 2019 ariyo yari edition ya kabiri. Reka rero mbashimire by'umwihariko ndetse sinagenda nanashimiye TV1 ariwe mufatanyabikorwa wacu mukuru ubasha kuduma ibintu byose bibashe kubageraho. Reka rero mbashimire nababwira yuko wowe uba wacikanywe n'ikiganiro wifuza kongera kureba ibindi biganiro bindi byatambutse kumbwira ko ushobora kureba ibiganiro byacu bindi uciye kuri YouTube channel yacu ukajya hashakirwa ukandikamo Tsapa Fashion ugakora subscribe ahasigaye ugakurikira ibindi biganiro byose byatambutse. Nanababwira yuko rero ushobora kuduha igitekerezo cyanyu cyangwa se inyunganizi mu buryo bwose wifuza waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe aho hasi asigaye twabasha kubona igitekerezo cyawe kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Reka rero nanashimire equipe technique yose bayamfashe kugira ngo ikiganiro kibashe kubageraho harimo Eric Muvunyi ndetse na Olivier Umukura. Rero wategura ikiganiro ndira dukundamiya Benita wakibagezagaho ikiganiro nta kindi ni Tsapa Fashion Show ntucikwe n'ibindi ibiganiro nakagaruka nawe ubutaha. Ciao ciao. Ibintu bitanu by'ingenzi umuntu atakwirengagiza ibyo twita allergy ku ruhu bitewe imyambarire byo yateye imbere kuko hari abantu benshi bambaye ibintu ukabona ni market nziza. This is the best station. You don't even tune your TV because this is the right time. You can be seeing nice fashionista.